Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Bene data mukurikiye ibiganiro byo kuri Saveur Divine, turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Dushimiye Imana itugejeje uyu munsi, nubwo hari ibyo twaba twaranyuzemo bitugoye, ariko tukaba tugihumeka. Imana ibishimirwe. Mbifurije ikaze muri uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Uwo muganira ni umubyeyi Joyeuse. Dusenga Imana. Turagushimira Uwiteka Mana nzima, kuko uri Imana iriho ishobora byose kandi igikora ibitangaza. Kuba tugihumeka n'igitangaza, n'ibyo tugiye gusoma, ibyo tugiye kuganiraho ni ibitangaza wakoze. Ngwino ubane natwe, umwuka wawe wera atwigishe iri jambo tugiye kwiga, ryongere kuturemamo ibyiringiro by'uko ubasha gukora ibitangaza mu buzima bwacu. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye urakoze. Amen. Uyu munsi turaganira ku gitekerezo kiri mu gitabo cya Luka igice cya 8. Turasoma duhereye ku murongo wa 40. Haranditse ngo Yesu akigaruka abantu baramwakira kuko bose bari bamutegereje. Nuko haza umuntu witwaga Yayiro, umutware w'isinagogi, araza yikubita imbere y'ibirenge bya Yesu aramwinginga ngo aziwe, kuko yari afite umukobwa w'ikinege wari umaze imyaka nka 12 avutse, kandi yari agiye gupfa. Akigenda abantu benshi baramubyiga. Dusimbuke tujye ku murongo wa 49. Nuko akivuga haza umuntu uvuye mu nzu ya wa mutware w'isinagogi ati, umukobwa wawe yapfuye, wikwirirwa urushya umwigisha. Ariko Yesu abyumvise aramusubiza ati, witinya, izere gusa arakira. Amen. Umwami Yesu nashimwe. Iki gitekerezo kiratwereka uyu mutware wo mu isinagogi, uyu mugabo witwa Yayiro, yari umutware w'isinagogi. Ariko kuba yari umutware w'isinagogi, ntago byamubujije yuko nawe yaterwa n'ibyago nk'ibitera abandi n'abatari abo mu isinagogi. Nawe umunsi mubi wamugezeho. Igihe cye kigeze cyo gusurwa n'ikigeragezo, arageragezwa, kandi ageragerezwa ku kintu yakundaga cyane, ikintu yari afite ari kimwe kidafite icyagisimbura. Yageragerejwe ku mwana w'umukobwa yari afite w'ikinege. Umwana ararwara araremba. Hanyuma ngo ubwo Yesu yari agarutse muri icyo kirorero, asanga abantu bamutegereje. Mu bamutegereje na Yayiro yari arimo. Haleluya. Hari igihe Yesu agaruka. Uyu munsi birashoboka ko waba ubona ko Yesu yakuretse cyangwa yakwibagiwe. Ariko niba atari iwawe uyu munsi, atarimo gukemura ikibazo cyawe, hari ahari ari gukora undi murimo wa Data, ariko ari bukugarukeho. Igihe gikwiriye kigeze Yesu aragaruka. Ariko iyo Yesu agarutse, ntago bikuraho yuko hari abantu cyangwa se hari ibintu bikuzitirira bigatuma utamugeraho. Yayiro nibyo byamubayeho. Hari byinshi byari abantu babaye uruvunganzoka, baza imbere ya Yesu baramugota ngo baramubyiga. Birashoboka ko Yayiro yabuze aho amenera uwo mwanya. Hari byinshi rero bijya bidutsikamira bikatubuza kwegera Yesu, bikatubuza kumugeraho.
ukaba ufite icyo wifuza kumubwira, ukaba ufite ikibazo ushaka kumugezaho, ariko hari ibigutangira biba byinshi: amaganya, amarira, agahinda, kwiheba, abantu bakaguca intege, kumva yuko wihebye, ukumva ko Yesu yakuretse. Ibyo byose bikubera bya bintu bihagarara hagati yawe na Yesu bikakubuza kumugeraho. Ariko mwene data, ndakumenyesha ko Yesu ntari kure, igihe gikwiriye kigeze aragaruka. Kandi nagaruka ntucike intege, umwegere, ushaka uko wamugeraho. Ikindi gitekerezo kivuga umugore ngo wahatanya arahatana, apfa gukora ku mwenda we gusa. Nawe ntucike intege. Ikibazo ufite ntikigucika intege, indwara ufite ntiguca intege, kuba udafite uburyo bwo kwivuza ntibiguca intege, kuba udakunzwe ntibiguca intege, yewe kuba bavuga ngo iyo ndwara urwara ni indwara idakira ntibiguca intege. Ushakisha ukuntu wagera kuri Kristo, aragutabara nk'uko yatabaye abandi. Ku murongo wa 49 no havuze ngo haje ngo umuntu uvuye mu nzu ya wa mutware w'isinagogi. Ese uyu muntu ugira ngo yarazanywe n'inkuru nziza? Yarazanywe n'inkuru y'incamugongo. Araza aramubwira ngo wikwirirwa utesha umwanya umutware, umwigisha Yesu, ngo kubera ko umwana wawe yamaze gupfa. Bene data, hari igihe ugeramo isi ikakwemeza ko byarangiye, abo mubana bakakwemeza ko ntacyo ushobora kuzigezaho, indwara urwaye ntishobora kuzakira, ntushobora kuzabona akazi, ntushobora kuzabyara, we bakaguciraho iteka. Nawe wakwireba ukumva koko birashoboka. Hari igihe abantu bakubika ukiri muzima, bakavuga bati yarapfuye. Wabaza uti nta makuru ya runaka, umuntu akavuga ati yarapfuye kandi ugihumeka. Birashoboka ko mu buzima bwawe hari abarimo kukubika uyu munsi. Birashoboka ko hari abantu bari gukwiririkanya amakuru avuga yuko wapfuye kera. Bamenye ko warwaye, ntibagusuye, ntibaguhaye y'ibinini, ariko kujya gutangaza inkuru yuko wapfuye kandi batabihagazeho, barahari bajya batubika turi bazima. Ariko ibyo ntibigutera ubwoba mwene data, nibikugeraho ntibiguca intege. Umenye ko no mu gihe cya Yesu byabayeho. Uyu mukobwa wa Yayiro baramubitse, babwira base bati wikwivuna umwana yapfuye kera, ariko we yarazi icyo yizeye. Yarazi icyo yizeye. Iyo uri iruhande rwa Kristo ukamwikomezaho, n'ibyapfuye arabizura. Haleluya. Nuko rero ngo Yesu acyumva iyo nkuru, acyumva icyo gihuha, ahita atabaranya vuba na vuba, ahita asubiza. Bigaragara ko yabaye nk'ukangutse, agahita asubiza vuba vuba abo bantu kugira ngo badaca umutima uyu mugabo Yayiro wari waje kumuganyira. Kuko Yesu ntiyari yamwirengagije, ahubwo yari agitegereje kureba ko Yayiro akomeje kwizera kwe. Kuko igihe Yayiro yari agiye kureba Yesu, ngo habanje gukorerwa igitangaza umudamu wari umaze imyaka 12 ari mugongo. Yayiro ntiyacika intege ngo agende ngo avuga ati Yesu akijije abandi, ngewe ndetse kandi ndi umutware wo mu isinagogi. Arahaguma nawe, aratsimbarara. Urumva, ibya Yesu ni ugukomeza, ntabwo ari ugucika intege, ahubwo ni ugushyiramo imbaraga ukamushaka amanywa nijoro. Kuko yaravuze ati musenge ubudasiba, musenge ubudasiba, ubudatuza. Nawe rero ntiyatuje gushaka uko yagera kuri Yesu. Yesu rero ureba mu mitima yari yabibonye ko Yayiro amufitiye icyizere kandi amufitiye ibyiringiro yuko ari bumuzurira umwana. Nuko Yesu ahita amusubiza ati witinya, izere gusa arakira. Haleluya. Nta kindi rero dusabwa ni ukwizera. Yesu aradusaba ko tugira kwizera, hanyuma ikibazo dufite kigakira. Niba urwaye ni wizere gusa, sinjye ubivuze, Yesu niwe ubivuze. Wizere gusa, indwara urwaye irashira. Niba ushonje, wizere gusa, inzara ufite irashira. Imana iraca inzira ikugaburire. Niba uri umushomeri, wizere gusa, igihe gikwiriye kigeze, Yesu agarutse, akugarutseho, nawe uzabona akazi. Niba uri umukobwa cyangwa uri umuhungu utegereje uwo muzabana, warasenze, warashakishije, wagerageje gutangira umushinga bigapfa bigiye kugera, ntucike intege. Yesu agarutse, akugarutseho, nubwo hari byinshi byitambitse hagati yawe nawe bimubuza kukugeraho, Yesu agarutse, urabona uwawe Imana yakugeneye. Ahari bagufitiye amadeni warabagurije ariko ntibakwishyuye, Yesu agarutse
ibyawe Satani yatwaye nk'iminyago, Imana irabikugarurira mu izina rya Yesu. Rero bene data, dushima Imana muri uyu mwanya, muri iki gitondo ku bafite mu gitondo, no muri aya masaha akuze ku bafite amasaha akuze, yuko uyu munsi Yesu atugarutseho. Nicyo nagusengera ngusabira ngo uyu munsi Yesu akugarukeho, kuko nakugarukaho ibyawe byapfuye bizazuka, ibyasinziriye bizakanguka, ibyakwitambikaga imbere byose azabikuraho, hanyuma kuramburira akaboko akubwira ati genda amahoro urasubijwe, genda amahoro urakize mu izina rya Yesu. Umwami Yesu abane natwe, Umwami Yesu atugirire neza, gusa twibuke ko hari icyo dusabwa, turasabwa kwizera, kuko ngo byose bihira abafite kwizera. Umwami Yesu aduhana umugisha, mbifurije umunsi mwiza, ni mu izina rya Yesu nsenze nizeye, amen.